À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1 milliard 500 millions. Merci, Monsieur le Ministre, précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer. La situation est terrible dans tout l'Est et dans l'Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet. Ipari habere inama y'ubutabazi yadufashije kubona amafaranga menshi yo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mushinga ntabwo wari warakabonye amafaranga. Ariko ubu twarengeje miliyari y'amayero, twifuzaga miliyari imwe, none tugeze kuri miliyari imwe na miliyoni 500. Mbere y'inama twari dufite miliyoni 150. Gusa rero amafaranga yariyongereye inshuro 10. Byari ngombwa cyane kandi tugomba gukomeza gufasha kuko ibera mu burasirazuba bwa Kongo birakomeye cyane. Twaganiriye kandi ku kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Leta ya Kongo yakoze ibyasabwaga byose mu by'ubuyobozi, ariko M23 n'abandi barimo kugenzura icyo kibuga ntibarashyiramo imbaraga zo kugifungura. Niyo mpamvu nsaba impande zose bireba mu by'ubutabazi gukomeza gutera intambwe. Nyuma y'ibyo habaye n'inama yo guhuza impande yabereye Doha, yafashije mu biganiro bya politiki no mu mishyikirano na M23. Dukeneye gukomeza guhuza imbaraga zose iza Afrika yunze ubumwe, ubwo turavuga Perezida Faure Nyasimbe woherejwe na Perezida Lorenzo, iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iza Qatar mu buhuza bwabo, hamwe n'uruhare Ubufaransa bushyiramo. Situation nimbi cyane ntiyareka gutera intambwe. Niyo mpamvu tugomba gukomeza gukorana tugashyira hamwe imbaraga. Ngira ngo rero murabyumvira nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ngira ngo murabyumvira neza amagambo avuye mu kanwa k'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Yavuze ati, reka mbisubiremo neza kugira ngo hatagira uwibeshya cyangwa utabyumvise neza. Yavuze ko M23 n'abafite ikibuga cy'indege mu maboko batigeze bashyira imbaraga mu kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Avuga ko leta ya Kongo yamaze gukora ibisabwa byose mu bijyanye n'iby'ubuyobozi. Mu ncamake n'ibyo yashaka kuvuga, ariko reka mbabaze ikintu cyoroshye cyane. Nizihe mbaraga wowe Macron uvuga? Nizihe mbaraga nyakuri bwana Macron? Kuko uko nge mbizi M23 ntabwo yigeze ikanguka ngo ibyuka ivuge ngo uyu munsi turashaka gufata ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo twishimishe. Oya, bafashe ikibuga nyuma y'intambara ikomeye, intambara nyayo, aho amaraso yamenetse, aho abasore b'abanyekongo bo mu burasirazuba, abasore bavuga ikinyarwanda n'abandi bose bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasore bavukiye munsi y'ibirunga natwe tuvukamo cyangwa tubamo, bahanganye na FRDC ndetse n'ayo makorisiyo yose cyangwa abo bari bafatanyije muri iyi ntambara, bahanganye n'ingabo z'u Burundi, bahanganye n'uwari wese watumwe kubahagarika, kandi baratsinze bafata icyo kibuga. Babifashijwemo n'imbunda, amayeri y'intambara n'imitima yabo icyo bashaka. Ntabwo babifashijwemo n'impapuro. Oya. None wowe nyakubahwa Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, nyuma y'amezi menshi ashize uvuye muri G20, uvuye kure cyane, wicaye ahantu hari amafu akayaga gahuha, ukaza uvuga ngo imbaraga ntizashyizweho na M23. Nize imbaraga uvuga? Imbaraga zo guha leta ikibuga kubwo Kinshasa yuzuza impapuro. Izo nizo mbaraga watekereje? Reka mbabwire ikintu kimbabaza mu mutima. Habaye inama i Paris, inama nini y'abaperezida baratumiwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ihari, Togo yari ihari, u Rwanda rwari ruhari, ibihugu byinshi byari byicaye ku meza. Ariko abantu bafite icyo kibuga mu maboko uyu munsi, AFC M23, nta muntu wahagaragaye cyangwa nta muntu wigeze utumirwa muri iyi nama. Nta butumire bwigeze bwoherezwa
muri AFC M23 iyobora uwo mujyi wa Goma, iyobora ibyo bice byose bavuga ko birimo abantu bafite ikibazo. Nababwiye ati muze twicare tuganire dushake inzira y'uburyo ubufasha bwagera ku baturage. Nta na rimwe na telefone ntawugeze bahamagara kuri telefone ngo babwire ngo baze. Barashaka ikibuga gifungurwa ariko ntibashaka kuvugana n'abafite urufunguzo. Ibyo bikorwa bite rero? Mumbwire bavandimwe banyarwanda, bikorwa bite mu buzima busanzwe? Ntushobora kuvuga ngo ushaka amahoro, ushaka ikibuga gikora, indege zigwa, abaturage bagenda, ubukungu bugahumeka hamwe, ukanga kuvugana n'abantu bari ku butaka, bari kuri ground ubu ngubu, bafite ikibuga cy'indege, bari kuyobora abaturage mu buryo buzwi. Ibyo ntabwo ari diplomasi, ntabwo ari ibintu bifite uburemere cyangwa byumvikana. Ni ukwiremereza cyane. MACRON ati leta ya Kongo yakoze ibyo yasabwaga byose mu by'ubuyobozi, nibyo ni byiza, impapuro zirahari, umukono urahari, ibindi byose bavuga birahari, ariko impapuro ntizifungura ikibuga. Bavandimwe, abantu nibo bagifungura. Amaso ku maso, ibiganiro n'abantu nibyo bifungura ikibuga, kandi abantu bahari ubu ni M23 bagomba kuvugana nabo, bagomba kwicarana nabo, bagomba kumva ibyo bashaka, ibyo batinya ndetse n'ibyo barengera. Kuko reka nongere mbibutse, mbivuze mbabaye ko abaturage ba Kongo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge, abantu bo mu misozi miremire bamaze imyaka myinshi bicwa, bahunga, bitwa abanyamahanga mu gihugu cyabo. Iyo basabaga uburinzi ntawabumvaga. Iyo bavugaga ngo turicwa, igisubizo cyari urusasu, urusaku rw'amasasu ndetse no kubatwika no kubarya. Ngira ngo murabazi benshi bakamwe inzobe ndetse n'abandi benshi bagiye bicwa bakaribwa, harimo n'abasirikare b'igihugu. Niyo mpamvu bamwe bafashwe, bamwe bafashe intwaro, ndavuga abasore barengera ubuzima bwabo. Uko niko M23 yagarutse. None ubu murashaka ko babireka byose bagahita bavuga ngo ngaho fata ikibuga, turakwizeye ubu. Nyuma ya byose, nyuma y'amasezerano yose atarigeze yubahirizwa. Oya, ubuzima nibukora gutyo. Ubufaransa ni igihugu gikomeye, bukunda kuvuga ku burenganzira bwa muntu, demokrasi, ibiganiro. None se ibiganiro na M23 birihe? Ubutumire burihe? Ameze yo kuganiriraho arihe? Icyubahiro kirihe? Ntushobora gusaba umuntu ngo akore igihe wowe ubwawe nta n'imbaraga nkeya washyize mu kumwereka ko ubona ko abaho, ko ari ku butaka, kafite ibyo asaba, kafite impamvu. Bavandimwe, ibi nibyo bita diplomasi y'ukurusha abandi imbaraga. Iyo ufite imbaraga baragutumira i Paris, i Rwanda, i New York n'ahandi henshi. Iyo utazifite bavuga hejuru y'umutwe wawe, hanyuma bagahora bakugora bati ntabwo wifuza gukorana n'abantu. M23 ntabwo basaba iby'ikirenga, barasaba umutekano, uburenganzira bwabo bwo kuba abanyekongo, agaciro, kudakomeza kwitwa abanyarwanda nk'igitutsi. Barasaba kugira ijambo ku hazaza habo. Ariko aho kuganira, twumva abaperezida ba kure bavuga ngo ntibashyizeho imbaraga cyangwa nta mbaraga bashyizemo. Ubwo turagaruka kuri uyu MACRON wabivuze, imbaraga nizashyizweho nabo mbere. Bwana MACRON, imbaraga zo gutumira no kumva, zo kuganira mu kuri, izo mbaraga ntizigeze zishyirwa ku meza. Niyo mpamvu uyu munsi mbibabwiye mu buryo butaziguye, ikibuga cy'indege cya Goma ntikizafunguka mu buryo bw'igitangaza. Kizafunguka umunsi abantu bicaye hamwe n'abagifite. Uyu munsi Kinshasa yongereye gushaka izindi mpapuro cyangwa ubundi buryo ikubahiriza ibijyanye n'ibiri kubera ku butaka. Nukuri, kandi kugeza uwo munsi wageze, nta muntu ukwiye kuza kutubwira ko M23 ari kubuza iterambere. Ababuze iterambere ni abatinya kureba ukuri kuri ku butaka.
ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira twagarukaga ku magambo yavuzwe na Perezida Emmanuel Macron, Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, aho yagarukaga ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, akavuga ko M23 n'abandi bose bafite ikibuga cy'indege cya Goma batigeze bashyira imbaraga mu gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, mu gihe imbaraga zashyizwemo na Kinshasa zo zigaragara. Ngira ngo murabizi inama zakozwe. Ibi byose twagarukaho mu buryo burambuye kuri iyi video. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda.